Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data, dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuhuza ku bw'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza kugubwa neza no kubaho mu buntu bwuzuye duheshwa n'umucunguzi wacu umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kwifuza kandi itangiro nziza y'umwaka wa 2023, cyane ko turi mu kwezi kwa mbere mu cyumweru cya mbere. Ndabifuriza kugira ngo uyu mwaka uzabere umwaka mwiza, umwaka wo kurushaho kubana n'Imana, kugirwa neza n'umwami wacu, umwaka wo gutera imbere muri byose no kurushaho kumenya ubwiza bw'Imana ndetse no kurushaho kubana n'Imana mu buryo budasanzwe. Bene data rero bashiki banjye, mwebwe musanzwe mukurikira iki kiganiro cya SAVEUR DIVINE, nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Ngewe rero ni Joseph Bagabo, kandi nkuko mumaze kubimenyera, uru rubuga rwa SAVEUR DIVINE rubategurira ibiganiro cyangwa se ijambo ry'Imana rukaritambusa mu buryo bwo kugira ngo turusheho kuganira no gushyira hamwe no kungurana ibitekerezo mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, turusheho gukomezanya twibuka cyane cyangwa se tuganira cyane ku by'uyu mwami wacu n'ubundi Yesu Kristo. Iki cyumweru turimo tuganira hejuru y'amagambo twabonye muri Zaburi cyangwa se y'umutwe tubona muri Zaburi ya 34 umurongo waho wa 5 n'uwa 6. Nubwo ngibe cyane ndaza kwivuga ariko mpereye ku murongo wa 4 kugira ngo turebe icyo Imana idushakaho muri iyi minsi, cyane ko turi mu ntangiro z'ukwezi, mu ntangiro z'umwaka. Byakabaye byiza turushijeho gutangirana n'ijambo ry'Imana mu buzima bwacu muri uyu mwaka dutangiye, tukazawurangiza ijambo ry'Imana rigwiriye kandi ari nyinshi muri twebwe. Umutwe w'amagambo dufite muri kino cyumweru na ahangaho uboneka muri Zaburi ya 34 guhera ku murongo wa 5, aho bavuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo kandi mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Umurongo wa 5 bavuga ngo uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Ariko uhereye ku murongo wa 4 haravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Bene data rero ntabwo ngiye kugira ngo tujye muri aya magambo cyane, ahubwo nagira ngo tuze gufata iri jambo dukuremo ikintu kimwe ngira ngo tuganireho, aricyo nshaka ko tugira umutwe tugiye kuganiraho muri kano kanya gato cyane. Nta kindi ni iki ngiki, ni ukuvuga ngo igisubizo kiri mu gushaka Uwiteka. Ndagira ngo nkwibutse cyangwa ngira ngo mbwire yuko igisubizo cy'ibibazo byawe, igisubizo cy'ibyo wibaza, igisubizo cy'ibyo ukeka, nta handi hantu gihishwe, nta handi hantu kiri mu gushaka Uwiteka. Uyu mwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Ku murongo wa 4 ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Igisubizo cy'ubwoba, igisubizo cy'ibibazo byawe, igisubizo cy'uburwayi bwawe, igisubizo cy'intambara ucamo kiri mu gushaka Uwiteka. Mureke rero uyu mwaka dutangiye wa 2023 tuwutangire dushaka Imana, uburyo buduhesha gusubizwa, uburyo buduhesha kunesha ibyago n'ibibazo n'ibindi byose bitwugarije. Yarakomeje avuga ngo bamurebyeho bavirwa n'umucyo. Nta handi hantu wabona umucyo muri iyi si, ibintu byose ntibyatuma ubona umucyo, ariko mu gushaka Uwiteka harimo umucyo. Ngo mu maso habo ntihazagira ipfunwe ukundi cyangwa se iteka. Bene data, ibintu dukora, ibyo tubamo, aho tuba n'ibyo twirirwamo, ishobora kugutera ipfunwe uko umeze kose,
ariko abantu bashatse Uwiteka ntibagira ipfunwe iteka. Igisubizo cyo kumara ipfunwe, igisubizo cy'ubwoba, igisubizo cy'ibintu byose kiri mu gushaka Uwiteka. Mureke dutangire uyu mwaka bene data na bashiki banjye dushyize imbaraga mu gushaka Uwiteka. 60 akavuga ngo uyu munyamubabaro yaratatse, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago byose. Niho igisubizo kiri rero. Iyi ni insanganyamatsiko turimo tuvugaho muri kino cyumweru, niyo murongo turi kugenderaho, ariko ni nabyo nanjye ngarutseho kubabwira ngo igisubizo kiri mu gushaka Uwiteka. Twareba ingero nyinshi, sinjya muri Bibiliya ngo nsome imirongo n'imirongo, ariko ndakeka bamwe mu batwumva cyangwa se badukurikira hari ubwo baba bafite baba barasomye ijambo ry'Imana, cyangwa se utanararisomye wasubira inyuma ukabisoma ijambo ry'Imana. Bibiliya itwereka abantu benshi bagiye babona igisubizo mu gushaka Uwiteka. Daniyeli igeze yavuga ngo ngewe ndaryama nkasinzira ko shyikiwe n'Uwiteka. Kuvuga aya magambo si uko ibyamuhigaga, si uko ibyamushakaga bitari bihari, yari aturanye nabyo, yari ari hagati muri byo, ariko ashatse Uwiteka, yumvisha Uwiteka ariwe yizigiye, yumvisha Uwiteka ariwe yiringiye, aravuga ngo ngewe ndaryama nkasinzira kuko niringiye Uwiteka. Igisubizo cy'ibibazo byawe, igisubizo cy'ingorane zawe, igisubizo cy'ibibazo ucamo biri mu gushaka Uwiteka. Bene data, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, ukareba abantu bose bagiye bahura n'intambara n'ibibazo, nta handi bagiye bakura ibisubizo buretse mu gushaka Uwiteka. Bibiliya itwereka abantu benshi cyane. Twereka umuntu wari umaze imyaka 38 wari ku kidendezi, yarabuze uko abigenza, ntawe afite wamutereramo, ariko abonye Imana Yesu ahamusanze, igisubizo kiraboneka. Bibiliya itwereka abandi bantu benshi bagiye bahura n'ibibazo n'intambara, ariko bakwegera Imana, bashaka Imana, bakabona igisubizo, bagahura n'ubuzima bwiza, bagahura n'ibyo batari bariteguye. Mureke rero muri uyu mwaka dutangiye, ubwo tugira amahirwe natwe kumva aya magambo y'Imana, twongere turushaho gushaka Imana, kuko igisubizo cy'ibibazo byacu, igisubizo cy'ingorane zacu, igisubizo cy'ejo hazaza biri mu gushaka Uwiteka. Kandi uko urushaho gushaka Uwiteka ni kurushaho kuba nawe mu bisubizo, ni kurushaho kuba mu masezerano, ni kurushaho kuba mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Igisubizo nta handi hantu kiri mu gushaka Uwiteka. Uyu mwanditsi wa Zaburi yabivuzeho, ariko si we wenyine. Tuvuze rero kuri Dawidi, ariko si we wenyine. Bibiliya itubwira abantu benshi cyane bagiye bahura n'ingorane, bagahura n'ibibazo. Bibiliya itubwira umudamu wamaze igihe kirekire rwose wari mugongo, yumva ameze nabi, arwaye indwara itameze neza, ariko ngo amaze kumenya amakuru y'uko Yesu aracaho hantu, ngo aragenda mukoraho, igisubizo cy'uburwayi bwe kiraboneka. Igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu gushaka Uwiteka. Mureke amaso yacu tuyahange ku Mana, uburyo buduhesha kubona ibisubizo by'ibibazo byacu. Hari impumyi twasomye, Bibiliya itubwira yari imaze igihe ifite uburwayi bw'ubuhumyi, ariko ubwo yahuye na Yesu, ubwo yabonye Yesu, igisubizo cy'ubuhumyi cyarabonetse. Saba bonyine bitubwira, itubwira rwose abantu benshi. Dusubire n'inyuma tujye no mu bukwe bwabereye i Kana. Rega bura bukwe bwawe bujemo ibibazo kubera ko ibyo abantu banywa byari birangiye, ariko igisubizo cyarabonetse kuko bari bamenye yuko bafite gukemura ibibazo muri bo. Reka nkubwire ngo igisubizo kiri mu gushaka Uwiteka. Uko byagenda kose, muri situwasiyo iyo ari yo yose, mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu nzira iyo ari yo yose, igisubizo cy'ibibazo byacu, igisubizo iyi si nta handi hantu hagikura, igisubizo itorero nta handi hantu cyarikura, igisubizo umuryango nta handi hantu cyawukura, igisubizo umuntu ku giti cye nta handi hantu cyawukura buretse mu gushaka Uwiteka. Abamwiringiye niko biritubwira ngo nibo rwose bazanesherezwa nawe. Reka twiringire Imana, dutangire uyu mwaka twiringiye Imana, dutangire uyu mwaka amaso yacu, ibyiringiro byacu biri ku Mana. Niho igisubizo, niho ibisubizo byacu bihishwe. Ibisubizo byawe, ibisubizo byanjye, ibisubizo byacu bihishwe mu gushaka Imana. Abantu bose bagiye bashakana Imana umutima, bakayishaka bayishaka neza, bagiye Imana ibabera ibisubizo. Ntabwo Imana igikoze isoni abayiringiye
twiringiye, mureke twiringire Imana tuyishake, niyo ibisubizo byacu biri. Aho wajya hirya no hino, uriya mudamu twavugaga we yaramaze imyaka 12 ibyo byarariwe n'abapfumu n'abandi bantu n'abitwa abaganga, ariko ntiyigeze abona igisubizo cy'uburwayi bwe. Ariko umunsi yahagurutse agashaka Imana, yabonye igisubizo cy'uburwayi bwe. Bene data, igisubizo cy'ibibazo byawe, igisubizo cy'ibyo ucamo uyu munsi wa none bikugoye, nta handi hantu uzakibona ni mu gushaka Uwiteka. Mureke dutangire uyu mwaka dushaka Uwiteka, buryo butuma ibibazo byacu, intambara zacu, ibyo twibaza bibona igisubizo. Imana ibashoboza kuyegera kugira ngo murusheho kubona igisubizo cy'ibyo mwibwira n'ibyo mutekereza, n'ibyo mbifurije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.